najyaga ntwara ingoma y'abitwaga abahirika aribo barokore bacu nkayitwara ku mutwe bakajya bagenda bamvugiriza ingoma ku mutwe usanga bavuga butumwa b'iki gihe ntabwo natinya kuvuga ko ari abatetsi b'imitwe ntabwo natinya kuvuga ko ari abatetsi b'imitwe nawe se aragira ry'akaza akagushuka ngo Imana iravuze gikundi ijambo ry'Imana rituvugaho ahubwo dusigaye dukunda iritubwira ngo haleluya ngo ugiye mu Burayi ngo haleluya ngo ubonye visa ngo haleluya ngo ubonye oya mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo irabizi nawe ufite ibibazo bitari bimwe ufite ibihanda ufite igihanda cyaguhanze kitari kimwe icyo tubereyeho nuko kwigisha ijambo ry'iganiro byawe bibe ibyo kwizera Kirisitu bibi by'ijambo ry'Imana kugira ngo ku munsi mubi ku munsi uzabukomerewe iryo jambo ry'Imana rizaje rigufasha umuhamagaro w'amafaranga benshi baragenda bagatanga amafaranga bati ni mu dusengere hari benshi baje gutanga amafaranga ngo abari bo basengera Kongeye kubasuza mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV. Imana nibaho umugisha mwebwe mutuye mu Rwanda kandi mutuye ahatandukanye, mutuye muri diaspora. Imana nibaho umugisha. Uyu munsi rero twabazaniye umukozi w'Imana ari we pasiteri umushumba, ariko namusaba kugira ngo atwibwire ku Umuremyi TV, yibwire n'abadukurikira. Reka tumusabe atwibwire. Nitwa Pasiteri Nsengumuremyi Fabian, sengera mu itorero Kaperinawumu, ntuye i Kigali, iwacu aho mvuka ni Cyangugu muri Rusizi. Murakoze. Imana niguha umugisha rero, wenda twihutishije kugira ngo tutafata umwanya munini, dusengera Imana tujye mu mwanya wundi wo kumva ijambo ry'Imana. Mana nziza, Mana mutware, Mana icyubahiro, shimwabwe cyubahiro kuko mbonye akanya ko kuvugira kuri cano. Witeka Imana bishimirwe. Oh haleluya. Sengeye abanyumva bose, sengeye abazanyumva, vuga ubutumwa bwawe bwiza. Data wera uzabagirire neza, abashonje uzabagaburire, abafite ibibazo uzabikemure, ibibazo by'amadeni, ibibazo byo data by'uburwayi, ibibazo byinshi uzabikemure kubwira ijambo. Ndakwinginze ngushyize imbere, mbere wa mbere muri byose. Ngaho komeza ungirire neza, umyambike imbaraga, usiga amavuta, ungirire neza data. Ndakwinginze bana natwe kandi ubane n'abagiye kunyumva, ni mu izina rya Yesu. Amen. Ariko mushumba, wenda reka mfite byinshi cyane umuntu yakubaza, kuko watubwiye ko wanasengeye muri ADPR, ukaba usengera muri Kaperinawumu. Urumva ko n'igihe wabereye wakirijwe, uzi amateka menshi cyane. Iyo urebye nko kuba waba uri pasiteri, ushaka ubupasiteri, ukaba watanga amafaranga, Imana iba yakwemeye cyangwa iba yagusize amavuta, Imana ibikwemera watanze amafaranga nk'uko bagusengera utatanze amafaranga? Dusobanurire. Icyagihe cy'imperuka ubundi imihamagaro ni itatu. Umuhamagaro wa mbere ni umuhamagaro w'abantu, Imana itaguhamagaye. Uwa kabiri ni umuhamagaro witwa icyene wabo. Uwa gatatu ni umuhamagaro uturuka mu ijuru, Imana ikakubwira iti mwana wanjye, haleluya, uzaba umupasiteri. Uwo ni wo muhamagaro. Ariko umuhamagaro wahamagawe n'icyene wabo, ndakubona nti nawe washobora uyu murimo ukicara mu murimo w'ubupasiteri, ariko utari we uri icyapa.
umuhamagaro w'amafaranga. Benshi baragenda bagatanga amafaranga bati ni mudusengere, ariko Imana ishimwe je ntayo natanze. Haleluya! Ntayo natanze kugira ngo mbe pasiteri. Imana yasanze umushumba wanjye aramubwira ngo dore nguriya niwe nshaka ko wimika. Atera imigati sinjatu nutamwimika nawe ndaguca. Hari benshi baje gutanga amafaranga ngo abariho basengera. Pasiteri aravuga ati ndakora ibyo Imana yantegetse, ntabwo nkora ibyo muntegeka. Imana ishimwe. Iki gihe batanga amafaranga baba pasiteri, ariko nta makara baba bari kwirahuriraho, n'umuriro utazimwa baba bari kwirahuriraho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Buriya tuvuge ko bariya baba bafite iyo mihamagaro itandukanye, hari abo Imana ibitemera. Hari abo hubwo Imana ntibiremera. Ni babandi bitwa ba Sawuli, Imana yabwiye ngo nguciye ku ngoma, bagakomeza bakora ariko baraciwe ku ngoma. Agakenera kubana n'umurozi, agakenera kubana n'umujura. Kandi icyo gihe abakirisitu bagaragara kwabo n'abapagani bakagaragara kwabo. Wahura n'umukirisitu kumva umunezererewe ko ari umukirisitu mugenzi wawe, bakabwirana haleluya, bakabwirana amena, bagakomunikana, bakumvikana, ugasanga bakundana kuko Paulo yari yabivuze. Ariko aramubwira ati umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibintu birushya, kuko abantu bazabatumvira, kuko abantu bazaba ari ibyigenge, kuko abantu bazaba bikakaza, kuko abantu bazaba ari abibone. Imana yacu ishimwe. Twebwe ntabwo ibyo ari byo bidukwiye, ahubwo ikidukwiye ni ukwizera umwami Yesu, tugakundana, ntitugambane, ahubwo tugakora imirimo yo gukiranuka, tugakora imirimo myiza Imana ishima, kuko iyo turi kujya ni mu ijuru. Ntabwo tuzahera hano ku isi, ahubwo iyo turi kujya ni mu ijuru. Imana yacu ishima. Muri icyo gihe yamubwiraga ngo kuko abantu bazaba bikunda, abantu ntabwo bagikunda gukora imirimo y'Imana, ahubwo basigaye bikundira ibibanezeza aho gukunda Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndabakumburiza, ndabahanira, ndabahamagarira kugira ngo tugire rwa rukundo rwa rundi rwahoze muri Kristo Yesu. Dukundane, umuntu akunda undi, ninkubona nkwibonemo, numbona unyibonemo, ubone kuri mwene data, nawe ubone ko ndi mwene so. Imana ishimwe. Icyo ni ijambo ry'Imana ridutegeka. Amena. Amen. Amena. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Dusahimbazwe. Abantu bazaba bikunda aho gukunda Imana, bazaba bakunda ibibanezeza. Imana ishimwe. Muri iki gihe ntabwo tugikunda ibintu biza, ntabwo tugikunda ijambo ry'Imana rituvugaho, ahubwo dusigaye dukunda iri tubwira ngo haleluya ngo ugiye mu Burayi, ngo haleluya ngo ubonye visa, ngo haleluya ngo ubonye oya. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi tuzabihabwa ku buntu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi tuzabihabwa ku buntu. Imana ishimwe. Bene data muri hano, bene data turi gusangira ijambo, ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mutware kwizera nk'ingabo, niho muzabasha kuzimya imyambi yawe yose yaka umuriro. Imana ishimwe. Ndashaka guhamagarira abarwayi bari kunyumva, haleluya, ijambo ry'Imana ni wo muti. Uritega amatwi, iri jambo ry'Imana turi kuvuga, uryizere. Numara kuryizera, ubwo burwayi bwawe burakira mu izina rya Yesu. Amen. Amina. Amen. Yesu ashimwe. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro.
twagiye tubona abantu benshi tubasengera bagakira uburwayi bari bafite. Mbere yuko dusenga tukabanza tukabigisha, nkabigisha, nabamara kubigisha nkababwira ngo mwizerere mwiri jambo, nimumara kwizera murahita muhaguruka. Naje kubona ngabona abantu barahagurutse bashima Imana. Yesu ashimwe, bagashima Imana ko bakize. Nigeze umuntu yigeze azarambwira ati ngewe mfite ikibazo, yari umudamu, arambwira ati ngewe mfite ikibazo. Namubaza ndi ikibazo cyawe ufite ni ikihe? Arambwira ati ngewe umugabo wanje ntabwo ashaka ko tubyarana, yaguze za kapote arazizana, ntabwo ashaka ko tubyarana. Namubwira ndi tugende uzinyereke, turagenda tugeze imuhira. Arambwira zizana mu gikarita ati mukozi w'Imana ati ngizi zo yaguze. Ngira gutya ndasenga, maze gusenga ndatura ndi ndakujugunya mu izina rya Yesu. Ndamubwira ntizisubize mu nzu, ngaho ndigendeye. Mukora mu ntoki ndigendera. Nimugora baza kumpamagara ati wamenye ibyabaye? Ati sheri wanje yaje ambwira ati jugunya, ati nyamuye jugunya. Ndamubwira nti ntabwo nakujugunyira ibintu, wowe ngigenda ubyijugunya. Ati ngwino tujyane kubijugunya. Baragenda barabijugunya, none ubu barabyaye, barorotse. Imana yagize neza. Imana yacu ishimwe. Yesu agira neza, Yesu arakiza. Yumwizeye ntacyo adakora. Nukuri wizeye Yesu ntacyo adakora. Ndabizi nawe ufite ibibazo bitari bimwe, ufite ibihanda, ufite igihanda cyaguhanze kitari kimwe. Icyo tubereyeho ni ukukwigisha ijambo ry'Imana no kugusengera. nawe ukizera, nawe wamara kwizera Imana ikagukorera imirimo. Yesu ashimwe. amen. Yesu ashimwe cyane. Imana izikora imirimo n'ibitangaza. Imana n'aba turi kuganira, hari abafite ibibazo bya minerivare ku mashuri y'abana. Nagiye mbona nanjye Imana inyishyurira minerivare, ntacyo mfite. Naje kubona nkabona umuntu araje nasenze Imana akambwira ati ndakwishyurira amashuri y'abana bose, ikabishyurira nkabona ukuboko kw'Imana. Nawe ndakwingingira kugira ngo usenge Imana ubone ukuboko kwayo. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Ndakwingize mwene data, ndi kubona urarwaye, ndi kubona uryamye ku gisasiro, ndi kubona wagiye kwa muganga nta kutagize, barakuvuye baratagangaye. Ndakwingingira kugira ngo wumvire ijambo ry'Imana uryizereremo, numara kwizera urakira. Yesu arakiza, Yesu arakiza cyane. Nagiye mbona abantu benshi bakize, abakize ubugumba, abakize uburwayi butari bumwe, benshi barakize kubw'imbaraga z'amasengesho. Nawe nusenga Imana urakira. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ariko umenye kuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Pawulo abwira Timoteyo ati bene abo ngabo uje ubatera umugongo. Ntabwo ari Pawulo ukibwirwa, ni wowe. Bene abo bafite ibiganiro bibi, bene abo bafite imyumvire mibi, uje ubatera umugongo, aje kure yawe. Haleluya, haleluya. Ibiganiro byawe bibe ibyo kwizera Kristo, bibi by'ijambo ry'Imana, kugira ngo ku munsi mubi, ku munsi uzabukomerewe, iryo jambo ry'Imana rizaje rigufasha. Ndakwingize mwene data, reka ndangirize hano. Ndakwingize mwene data, wizere, ukomeze wizere. Ni wizere Imana izakugirira neza. Inomero zanjye za telefoni ni 078 28 16
66 8 ndazisubiramo 0 7 8 28 66 8 ndabashimiye murakoze. Pasiteri wenda tuze twarangiza wenda reka ngire akantu nkubazaho. Uyu urebye watubwiye ko wabonye agakiza kera cyane numvishije muri 78. Iyo urebye igihe waboneye agakiza ukareba n'ubu ngubu aho kageze, wowe ubona ako muri 78 n'ak'iki gihe bihuye bitandukaniye hehe nk'umukozi w'Imana? Yesu nashimwe. Amen. Iyo twitegereje dusanga ibi bihe turimo ari bya bindi nyine Paulo yavuze maze kwigishaho. Nakiriye agakiza muri 78 nari nkiri umusore w'umugenda. Najyaga ntwara ingoma yabitwaga abahirika aribo barokore bacu, nkayitwara ku mutwe bakajya bagenda bamvugiriza ingoma ku mutwe baririmba ngo tugende mu misozi tubabwirize ibya Yesu ngo maze bose bakizwe. Ariko ubu ntibikibaho. Yurebye usanga abavuga butumwa b'iki gihe ntabwo natinya kuvuga ko ari abatetsi b'imitwe. Ntabwo natinya kuvuga ko ari abatetsi b'imitwe. Nawe se aragira ryakaza akagushuka ngo Imana iravuze. Imana ntabwo ari imvundera, ntabwo ari Nyamatanga. Urayikoraho ngo vuga. Ngeza nkunda kuvuga abo nigisha mbabwira ko ibihanurwa 99 n'agace n'uduce n'ibinyoma. Cyokora Imana iravuga, ivugira mu bantu bayo. Ariko ivuga ibishatse ntabwo uyihata. Ntabwo uyivugira, ntabwo yakugize umunyamakuru. Ntabwo uyivugira, ntabwo yakugize umunyamakuru. Aho hantu niho imyizerere ya kera itandukaniye n'iy'ubu. Haleluya. Amen. Njyewe hari ibintu Imana yambwiye muri bya 80 ngitegereje, ariko abigije bakubwira ngo none ngo birabaye bigahita biba. Uye ndibiba bari ibinyoma. Iby'Imana ni ruto. Ntabwo byihuta, ntabwo byirukanka. Icyakora yakubwiye ari Imana yavuze birasohora. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Iyo urebye nk'agakiza ka mbere nakubungubu mu bantu ubona ko gatandukaniye he nk'ako muri 78 ukageza muri 2000 ukageza no muri iki gihe? Akakiza ko muri 78 cyangwa mbere ya 78 na kiki gihe biratandukanye cyane. Urugero iyo muri 78 witwazaga Bibiliya gutya baravugaga bati mureke umukozi w'Imana atambuke. None ngo aho bitandukaniye nyitwaye gutya babona ndi umunyamitwe, babona ndi igisambo. Aho niho bitandukaniye. Kubera ingeso nziza icyo gihe zabaga muri twe zatumaga batwita abakozi b'Imana. None umuntu aratambukana Bibiliya bati dore cya gisambo kiratambutse. Aho niriho itandukaniro riri. None ko hari wambwiye ko ngagakiza kazanywe na ADPR, nga ADPR itari yagira mu Rwanda ngo nta gakiza kari gahari, nawe ni kubyemera? Aya Yesu uko mbyemera. Agakiza uwo kageze mu Rwanda ijambo ry'Imana rikiza. Nubwo barigorekaga bakaritwara nabi ariko ryari rihari mu Rwanda. Umutima w'abanyamahanga rigere hose ku isi yose nyaguhora ku ngoma. Ndakwinginze ntabaringe
njyewe ntacyo maze, ahubwo wowe niwe ufite icyo umaze. Wowe wenyine ushorera ijambo ryawe, ubutumwa bwawe bwiza buzagera ahantu hose ku isi yose, bamenye iby'igihe duhagazemo, bamenye ko duhagaze mu minsi y'imperuka, bamenye ko duhagaze mu bihe birushya. Ndakwinginze Uwiteka Imana, haleluya, nciye bugufi, njyewe nciye bugufi, wowe ushyirwe hejuru. Njyewe Uwiteka Imana, kora imirimo yawe, ugere ku barwayi, ugere ku bafite ibibazo, abafite amadene, Data wera, abashaka guterezwa cyamunari, abashaka Data kugirirwa nabi, ngaho barengere biturutse mu iri jambo ryawe. Ndakwinginze bana natwe rero, gumya kudufasha, gumya kuturinda, gumya kuturagira, gumya kuturengera. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbyambaje, amen. Malariya none nari ariko kumuri ibintu bikaze. Jean Marie yagiye warangiye. Reka hari akantu ka mbere ntigeze mfata, katugire, reka tukore introduction y'akantu ka mbere karakancitse. Yewe wowe funge.